Ujye muvuga ko ari mwebwe babi mufite imitima mibi. Ujye muvuga ko muri babi n'amaraso yanyu n'ibyo mwonse sinzi ngo mwonse amashereka ameze gute. Niba hari n'abandi benshi bameze nkawe gutyo, muzapfana imitima mibi, muzapfa mukifite. Ari umwe mu bantu baje hano Uganda. Slim Jesus. OG bro, Bigena J DJ Konki ufite gahunda yo gusohora new song yarasohotse imaze ibyumweru 3 isohotse indirimbo yanjye na Palaso ugenda uyishake James Trezor yago Salama brother. Ntabwo babyita isunzu, babyita ibisage. Aya ngana amasunzu nubwo ari n'ibisage nubwo ari n'isunzu, ni amasunzu yago waje Kigali ukaduha show muri BK Arena. Nzaza hari imipango turimo muhumure. Ngewe I am here to stay. Imana ikomeze ikurinde kandi kuraje no kuri pe keep it up yago. Ngewe nta kibazo mfite, byari byo ndagukunda cyane kandi ntucike intege. Ntabwo ncika intege, humura. Ngewe nitwa Happy, ndi umuhanzi ukiri kuzamuka. Ngewe ndagukunda gukora indirimbo bisaba iki gukora kandi umbwiye kuri umuhanzi man. Leo 500. Oh thank you. Yeah, 500 turi hafi kubyuzuza hano kuri Instagram. Nuhe munyamakuru wemera hano Kigali? Ni benshi, abanyamakuru ni benshi, ariko iyo mbarije umunyamakuru umwe mamushaka kuzana ibintu umunyamakuru umwe nemere sugo ko abanyamakuru ari benshi, amaradiyo kari menshi, televiziyo kari nyinshi. Ni benshi kabisa. Ntacyo Rastaman ahubwo nakunze ukuntu wigiye kure abanzi bawe kandi ugakomeza gukora ibyo wakora. Yaman Bigena Jesami Rastaman hejuru. Gukorana nawe indirimbo bisaba iki? Ebana usa nabwira ko bisaba iki? Biterwa kuko ubu ntabwo nkikora ibintu bitabanje guca muri team. Amavubi uri kuyabona ute brother? Yego wanije kamera nkakora ibiganiro ko ngiye nta bushobozi bwazo mfite. Ariko wa muntu watubajije ngo wa muntu wavuze ko ashaka kugura channel yagiye. Nigo mumbwire, wa muntu wavuze ko ashaka kugura channel yagiye. Mwambare mukambwira ahantu wa muntu yagiye. Navuze 500,000 ahita yiruka. Hari abantu rero babaza bambwira turashaka watwihera iyo channel tugurisha iyo channel. Navuga amafaranga bakiruka. Muhamwirukanswa niki? Channel yago TV show umuntu ushaka kuyigura niba koko wiyaminiya uvuga uti ira channel dore yarasinziriye ntago igikora ntago abantu baki ukaba ushaka kuyigura, rambika 500,000 z'amanyarwanda maze urebe ko tutayiguha. Urazifite? Urazifite 500 iri ku isoko. 500 ubundi nkahita nguha umuziko kabisa ukajya kwikorera ibyo ushaka. Ariko iyo tugeze ku mafaranga muhita mutinya, twagera ku mafaranga mugahita mutinya, aha. Ubwo rero muzajya mutuje biri hariya. Tuzamenya ibyaye mu minsi iri imbere, kubera ko nk'uwo muntu aba 500 ni menshi 10. Nje cyane ndaguha 200,000 wasaze 500. Kuko ntabwo mwebwe muzi iyi channel, ntabwo muzi ubutunzi ihorudinze, ntabwo muzi imigisha ihorudinze, ntabwo muzi Yago TV show mwe murayizi. Ariko muzi ibitero byagiye kuri Yago TV show. Mwe muzi ibitero byagiye kuri Yago TV show kugira ngo isenyuke, ariko nubika bikiriho. Ngaho si yanjye, ngaho ibyo byose se nimubizi. Ngaho kuyicomokana bakayikuraho, ngaho Yesu byose se nimubizi. Ariko iracyariho, Yago TV show iracyariho, nyifite mu biganza. Abantu banjye turi kumwe, abakora subscribe mbambabona rwose, mbambabona turi kumwe kandi ni vuba cyane. Twongera tukisubiza, twongera tugakora ibyacu. Singiye Yago TV show ntabwo iravaho, ndayifite pe.
Destination. Yo, Destination wagwan. David Rizinde. Ariko David reka manze ngucekinga ushaka kuba urimo gukina cyane. David Rizinde reka mbanze murebe. Aya David. Ngiye nakubwiye ko nshaka $500,000. Amaraso ya Yesu agume agutwikire yago. Amena umutoni. Ubundi izi message zo ndazibona cyane. Message ziba zirimo Imana, message ziba zirimo ijambo ry'Imana, message zirimo Yesu ni message muba cyane. Cyane ndayishyura muri make ese bro urateganya kugaruka ariko banza mwese mushaka ko ngaruka mu Rwanda ariko se mushaka ko ngaruka mu Rwanda ngo nkora iki mumbwire buri gihe mukunda kumbwira garuka narababwiye ati nzabipanga ngaruka ariko mushaka ko ubu kandi wabona muba mushaka ngo ngaruke ngo nongere ngo ngiye ngo gufasha ngo abantu ngo nibyo mwembwe ngo muba mushaka ngo nibwo mumenya ngo ko umuntu ngo ari muzima ubwo mwamwumva ngarutse koko nakora ibyo nakoraga oya kandi nari mbiguyemo nari mbiguyemo turagukunda abandi naye ndabakunda mutangana garuka wongere utwige mu giti gire vibe vibinga nizo gahunda mu Rwanda ni heza yagwa abantu bari bameze neza kandi wafashaga urubyiruko Donathan Nkurunziza bro nuko reba nka Boni yangwa uyu muntu witwa Boni mwavuze ko ari mwebwe mwaba bimwe imiziki yangiza ubuzima bw'umuntu gute mwavuze ko ari mwebwe n'imitima mibi kandi ko nazajya ninya kubibabwira nk'uyu nguyu dera hari benshi bameze nkawe uyu nguyu Boni irakiza mujye muvuga ko ari mwebwe babi mufite imitima mibi bro nuko wanze kumva ariko music yangije ibintu byawe murabona iyi message y'umuntu witwa Boni irakiza mujye muvuga ko muri babi n'amaraso yanyu n'ibyo mwonse sinzi ngo mwonse amashereka ameze gute ari umwe mu bantu baje hano Uganda n'umwe mu bantu bo muri showbiz umuhanzi umwe aramubaza ngo ariko se ngo yago ko yabafashaga ngo kubera iki ngo mwagezeho ngo mukamurwanya aravuga ngo rega yago ngo turamukunda ngo ariko ngo tumukunda ataririmba konda ntaririmba Please, you were the one and only interview in Rwanda. Please don't let us fall. Kimenyi abantu bafite imitima mibi abanyamashyari abantu baba Boni none ikintu rero niba hari n'abandi benshi bameze nkawe gutyo muzapfana imitima mibi muzapfa mukifite kuko ngiye gukora imiziki guhera ku wa mbere kugeza ku wa mbere ngiye gukora umuziki kuzarinda pfa ngewe nzapfa nyikora umuziki nzarinda ntabaruka ngewe nyikora umuziki nzarinda ntabaruka reka itangazo nditangira nzarinda n'abandi bameze nkawe n'abandi barwanyije umuziki wanjye n'abandi bavuze ko umuziki wanjye utazigera uvuga n'abandi bose bavuze ko umuziki wanjye utagomba kuvuga n'abandi mwese mugifite ibyo byiyumviro muzarinda mupfa muzarinda mugenda muzarinda musaza nyikora umuziki bamwe muri muzajya mugenda nyikora umuziki kabisa bamwe ubu noneho ndi mu gihugu cyitwa Uganda aho mvugira nisanzuye ntafite n'ikibazo noneho cyo kuvuga ngo muraza ku rupangu rwanjye mutangire mwivugishwe tuzakora ibi ubu ngubu mfite amahoro ndaryama nkasinzira mfite umutekano rero ibyo numa muvuga ngo imiziki yanjye ngo yangije byinshi subwo niba yarangije byinshi byanjye byawe byaratunganye byibuze ibyanyu wanyu mu rugo iwanyu byaratunganye ko ibyanjye byangiritse uburi ugeze
ko yago wenda we ibye ari ibyayago wowe ibyawe bigeze sha mitima bibi yanyu ni nayo mpamvu nanahavuye kabisa niyo mpamvu navuye ko tocha nakorerwaga you don't know say imiziki ngiye kuyikora ahubwo ubungubu kandebe indirimanye na Palace maze igihe kingana ikisohotse kandebe indirimanye na Palace yitwa Your Love. Iyi ndirimbo izajya nijya kuzuza ukwezi ahubwo ikibazo izuzuza ukwezi turi mu bihe imaze ibyumweru 3. Iyi ndirimbo tugiye kwinjira mu cyumweru cyo kwibuka. Tugiye kwinjira mu kwezi kwa 4 kuko turi mu kwezi kwa 3 ariko tugiye kwinjira mu kwezi kwa 4 kuna sangwamo icyunamo kizatangira tariki 7 z'ukwezi kwa 4 2026. Tugiye kwibuka ku nshuro ya kangahe ya 30 na kangahe. So nyuma y'iyi ndirimbo mubona iyi ndirimbo izuzuza ukwezi turi mu bihe byo kwibuka kandi murabizi ko ni ibihe tugomba kubaha, ni ibihe tugomba guha agaciro. Iyi ndirimbo rero nyuma yo kwibuka igomba kuzahita ikurikirwa n'indi ndirimbo, nyuma yaho gatoya izahita ikurikirwa n'indi ndirimbo mpaka 2026 yose izajya kurangira ari imiziki gusa. Umuntu utiteguye kujoininga urugendo abagiye kubita music cyo muvuga ngo bombo yuti na depa bombo clat kubita music icyo babwivugishwa ngo you don't know keve genda uyirebe kuri Yago TV show irahari, jingo irahari, genda uyirebe kabisa. So njewe I was born njewe navutse ngomba gukora umuziki. Abantu bamwe bamenye mu itangazamakuru bakagira ngo nibyo nzagumamo, ntabwo rero njewe ari byo nzagumamo. Narabibabwiye rimwe, ndabibabwira kabiri, ndabibabwira gatatu, ndabibabwira kane, n'ubu ndacyabibabwira. Njewe navutse ngomba kuzakora umuziki, nicyo kintu nkunda kurusha ibindi bintu byose, nacyo kintu nkora kandi nkagikora numva nezerewe. Ureke ibyo byanyuma munavuga umuntu agenda agafasha abantu, yamara kubafasha ejo bundi bakavuga yaraduhemukiye, niwe mubi, yagize ibi. Ariko umuntu wese wagiye ababaza umutima wanjye naramufashije sha nawe ntago byigize bigenda neza. Gihozo ari umuntu witwa Gihozo ari nyuma yo gukora ubukwe ari Gihozo none wakunda kuvuga ngo Yago indaya zirasambana, indaya ziranyara. Sinzi ntabwo mwibuka Gihozo, muramwibuka? Gihozo wakunda kuvuga ngo Yago indaya ziranyara, Yago indaya ziranyara, Yago. Gihozo yaravuze ngo namuriye ngo 100 ngo 800 ngo yari yoherejwe n'umudiaspora ngo ndayarya. Niba ukuntu Gihozo namufashije ja numva ndababaye fo. Ndavuga ni koko nawe yifatanyije n'urugaga rw'abashinzwe kundwanya no kunsebya. Ndavuga no kereka ndekere Imana niyo izabyikorera. Mubona ari mu kiganiro no kuvuga ngo nge narinde gahongere ngo tuzaze mu bukwe bwe ngaduhinya. Rero yarashatse ubarihe, hari abantu baherwa kumusura, mwamusuye mukamubaza ati ubaye hute bimeze gute? kuki mutakibaza smart girl, kuki mutakibaza ahantu ari, kuki itangazamakuru itakimugeraho? Emi nakoze ubukwe, Emi nyawe uriya umwe mu bantu bari muri timu yagombaga ngo kundangiza, ntiyakoze ubukwe. Se nabonye yakoze ubukwe
Smart Garo ari hehe? Kuki mutakimukoresha ibiganiro akomeza avuge n'uburyo kuki mutakimukoresha ibiganiro? Niko Smart Garo mwamushyize, Smart Garo mwamushyize, mumbwire ko mwari mumaze iminsi mumukoresha ibiganiro ansebye avuga ukuntu ngo muri iyi biceri mugahita mumushyingira ko muri babi mwahise mumukubita sinzi impamvu Abanyarwanda baba batarabavumbuye kuva kera ngo bamenye ukuntu muhimba. Nk'ubu ngubu umuntu wese uje agatwika kuri social media zo mu Rwanda, kimwe mu bintu bimuranga ni uko bagomba kumutwika igikwe. Murabyibuka ko yakabamutwitse igikwe? Yakabamutwika igikwe. Inyogo ye twe tumutwika igikwe cyanyacyo. Inyogo ye twamutwitse igikwe cyanyacyo. Mwe mugende mumaze ati mwakoze ubukwe bwa nyabwo cyangwa bwari igicyo. Umva iyi ndirimbo rero wallahi murimo umva mukomeze muyirebe. Iyi ndirimbo dore imaze kurebwa n'ibihumbi 117 wallahi. You know what it is, you know how we do it, Big Energy, you know how we do it. Jimmy turagukumbuye man, naye ndabakumbuye mumbwirire yago nkundisha abantu man. Yowe Bogari, ese yowe Bogari bite? Sima mbona ukora ama content se, none se gukora content ahubwo abantu babuzwa n'icyugu ukunda. They should love you if you create a very creative content. They should love you. It's a must. Jaja Sound playlist imaze kuba nini cyane. Garuka aba Big Energy duhe live music, muri live music. Jimmy turagukunda ntacyo twaye na rata ahubwo yago yowe Bogari mukundisha abantu. Rashid Pogba, yo Pogba, wow, how you doing my brother? What's popping brother? Chechiriwo yago uteganya kuzagaruka muri music, kuzagaruka amanya data. Ibibazo banza tuzabishakira undi munsi tukabisubiza. Mukasa Hora Visuals, big tune, Big Energy. Ubwo ndakwemera bro, Uganda nzagusura man. Yowe zaze Uganda abanze bakwibemo, subira i Kigali wenda nk'ibiceri byashize ukore content uvuga ukuntu bakwibye. Nugaruka bwa kabiri yo nari kabisa uzaze ako Uganda Kampala si bizimbe muganda wange. Kampala nyine ugomba kuburi maso, ntabwo ari nka KGL baje bakurabura bakubwiza kuri. Kampala is different. Kampala ntabwo ari umujyi w'abantu bari wiki. bakubwire kabisa abantu bari hano bazi bagenze Kampala bakubwire kabisa. Yo beautiful people, yo you're very my people out there. You call me a good bad boy shot, I call a believer champion, monster conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, a boom fire, and Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live there if I love, and I love there if I live. The top shot number one baddest, a Mr. Energetic man, Ngiye kubita kuri suwejo ubundi mbasezere. Hanyuma yowe we n'abajene bawe mutwikira iyo ndirimbo yitwa Your Love. Njya mbona mufite team kabisa, hari ukuntu mwishyira hamwe nkabona murimo murakora content, nkabona urukundo. By the way, keep supporting each other, keep
uniting. Let me say that. Keep uniting yourselves. Kubera ko njya mbona uyu mujene witwa Yowe Boga, njya mbona n'abandi bajene benshi bakora ama content bari kumwe. Biriya byerekana ko nta injury, biriya byerekana ko nta rwango ruri hagati yanyu. Mujye mukomeza mushyigikirane, mujye mukomeza mufashanye. Ntacyo bitwaye rwose kuba nabona aba content creator nka batanu young let me say young content creators 5 or 6 bari kumwe. Kuri njyewe I celebrate it, kuri njyewe ndabikunda, kuri njye biranshimisha kubera ko byerekana ubumwe, byerekana gushyira hamwe, byerekana gukorera hamwe, byerekana guhuza ibitekerezo. Wowe n'abagenzi bawe rero mufatemo kabisa, mufatemo kuri iyo ndirimbo, bizanshimisha nimbona kabisa murimo gushyigikira mugenzi wanjye. Ese ntabwo mwemera ko ndi umu content creator mugenzi wanjye, cyangwa njye mwamaze kunkuramo? Yowe ndacyari content creator cyangwa mwamaze kunkuramo? Mumbwire muri association muri koperative y'aba content creator ndacyarimo cyangwa mwankuyemo? Abantu muri hano mugere mu following Yowe Bogard, umujene ukiri muto ukora content, mugere mu following ntacyo bitwaye rwose, kandi mbona aragerageza n'abagenzi be baragerageza, kandi that's the way to go. Buriya nibwo buryo bwo kwintertaininga abantu. Ni niyo mpamvu narabivuze ubushize, hari live nabivugiyeho ndababwira ngo every single industry, every growing industry, let me say music industry, every growing music industry igomba kugira abahanzi nk'aba Gitaf, igomba kugira abahanzi nk'aba Ndera, nk'aba Lucky Fire, igomba kugira abahanzi bo mu buryo bwose, abakora umuziki mu buryo bwa comedy, abakora umuziki mu buryo bwo kwishimisha, abakora umuziki mu buryo bwo gusetsa abantu, abakora umuziki mu buryo bwo having a fun, abakora umuziki mu buryo buri professional, abakora umuziki mu buryo buri business. Every growing music industry should have those kind of people. Abo bantu bagomba kubamo ba Bogard, bagomba kuza Yowe Bogard, abajene benshi bagakreatinga. Ngewe when the internet is busy positively ndabikunda cyane. Iyo internet iri busy ariko mu buryo buri positively, mu buryo bwo creating, apana uburyo bwo kumenasanya amazina, kwangiza amazina, ngenda ndabikunda sana, ndabishyigikira. So Imana ikomeze kubagirira neza abantu twari turi kumwe namwe hano kuri Instagram. Nari mbakumbuye sana, hanyuma mbashimire cyane ko kuba iyi ndirimbo murimo murayitwara. Imana ibampera umugisha cyane. Ahantu igeze ndabashimira. I am very grateful. Muri ino minsi ikintu bita views, murabizi abantu barakennye, views zaragabanutse, amakataloge y'abantu yasubiye inyuma kubera n'izo ntambara n'ibindi byinshi birimo kubera ku isi hano. Abantu rero uyu munsi kuba iyi ndirimbo imaze ibyumweru 3 ikaba ifite 117, I am very grateful kabisa. I am very grateful, umutima wanjye uranyuzwe. Imana ibampera umugisha. Niba iri mu 117 mu byumweru 3, bivuze ko ishobora no kujya mu 200 mu byumweru 4. So if we can, let's do it, let's go, let's keep sharing this song. Tuyigeze kure, tuyisharing everywhere, mu magroupe, mu nshuti zacu, ku maradiyo tuyisabe, ku mateleviziyo tuyisabe. nta mashusho arimo y'urukozasoni. Ni indirimbo nakoranye na Palaso, ni indirimbo yitwa Your Love. Dufite sound kuri TikTok, posting ifoto kuri Instagram shyiramo sound, kuri TikTok shyiramo sound. Dukomeze tuyizamure, ubundi ibisigaye Imana izaduhanumisha, kandi Imana niyizi aho bigomba kugera. Asante sana aba Big Energy, abantu mwese mukunda ibihangano byanjye. Imana igibaho umugisha sana, kandi igibashyigikira sana, ijye yongera ishyira umugisha mu byo mukora. Reka mbaririmbire ku ndirimbo yitwa Suwejo. Ni indirimbo yakozwe na Elements. Maze iminsi mbonanye na Elements turanaganira, hari ibyo turimo kuganiraho ku buryo bidatinze mushobora kuzongera kumva umushinga wanjye n'umujene. Yowe nakubonye, naguhaye shout out, nagukundishije abantu. Ikindi
uze kubwira timu yawe ebana munkorere udu challenge kuri iyi ndirimbo yanjye na Palaso, turebe ibyo ari byo dukomeze dusunike. Nari ndimo kubaza ikibazo nti ndacyari mu rugaga rw'aba content creator cyangwa mwankuye kuki mudashyigikira umu content creator mwene wanyu mugenzi wanyu? Ubwo ni mudashyigikira umu content creator mugenzi wanyu muzashyigikira nde wundi? Cyangwa mwankuyemo ntabwo mukimbara nk'umu content creator yowe ariko mwiri zina, ariko yowe yowe iryo zina ryavuye he mwa? Yowe Bogart, kandi nabonye nawe yowe Bogart Boga ko nabonye nawe